Anastase rero twihuse kuko amakuru ari imbere yanjye ndabona ni menshi cyane. Ku munsi w'ejo twavuga ko yari rendezvous cyangwa byari ibintu twa dutegereje turi benshi. Championnat twa twiteguye kubona, ndi kubona kuri Ferwafa banditse ngo hari iyo bita top 8 urumva, none akaza ndi bita bottom 8. Rwanda Champions League na Rwanda Europa League. Nuko kuri Ferwafa babyise, ariko ku munsi w'ejo ikipe ya Rayon Sport mbisubiremo nago yatangiye neza. Wo ku munsi w'ejo ikipe ya Isigare ifashe ku gakano irayibwira ati uracyafite byinshi byo gukosora muri uyu mwaka. Izindi bitego 3 kuri kimwe. Nibyo yayitsinze ibitego 3 byose kuri kimwe, ariko ni Rayon Sport yagiye gukina uyu mukino idafite abakinnyi 5 barimo cyangwa se mubo igenderaho, barimo Muhire Keve, urabyibuka ko yavunitse mu ivi ku mukino ubanza bakinyemo na equipe ya Kiyovu Sport. Kuri ubu ngubu akaba ari gukurikiranwa n'abaganga. Hari Sekamana Maxime wavunikiye mu mukino wo kwishyura bakinyemo na Gasogi United, uyu nawe yahawe iminsi 3 yo kwitabwaho n'abaganga. Sugira Ernest Manyanga kinyabufura gikeya ndetse na Manase Mutatu nawe twamaze kuba tubona ibya Manase Mutatu, ababonye amakarita y'umutuku yego ku mukino wo kwishyura mu matsinda Gasogi United. Hakaza abareyo mu nyumve neza, hakaza umugabo kugera kuri uyu munsi wa none apariye kuba yarasimbutse urupangu. Yego Prisi ko bivugwa ko ashobora kuba yarariye kabitugu kwaha kuri match Gasogi United yanganyijemo na equipe ya Sport ku munsi wa nyuma w'amatsinda. Ndabara Kwizera Olivier Gishweka, umuzamu ugira amafuti bira bintu yakoze. Tuze kwibukiranya neza umwaka niba ari match iyo Sport igeze gutsindwamo na APR ibitego bijya muri 2 kuri kimwe, nago ndi kubyibuka neza. Kwizera Olivier akiri umuzamu wa APR nabwo yarabikoze. Urumva uyu mugabo kugera kuri uyu munsi wa none Kwizera Olivier nta uzi ngo abahehe. N'umwero wa equipe reka biravugwa ko yasimbutse urupangu. Reba mu nzove hariya ko yasimbutse urupangu, uyu mugabo aragenda. Rwo ni rwasenye. Rwasenye yarazisimbutse rwose aragenda. Na n'ubu ntibazi ahahereye. Cyamaye nka data Kwizera Olivier muzamu ukomeye w'ikipe y'igihugu. Nibyo Charles ku munsi w'ejo Rayon Sport twavuga ko yaburaga nibyo umusore Manase Mutatu, nabwo ku munsi w'ejo nubwo yari suspension kubera ikarita y'umutuku yari yaraho umukino uherutse, ndetse na Sugira Ernest. Aba basore wavuga ko ejo hari impact bagize mu gutakaza kwa Rayon Sport. Nibyo Eric na Anastase bari abasore ya Mutatu ndetse na Sugira tutirengije na Kwizera Olivier, na abasore n'abakinnyi bakomeye kandi b'inkingi za mwamba hari mu ikipe ya Rayon Sport. Ku munsi w'ejo rero kujya guhura n'ikipe ya AS Kigali, ikipe nayo imwe mu zikomeye hano mu gihugu, udafite abasore nka bariya bari bamwe mu bo wagenderagaho cyangwa se wabanzaga no mu kibuga rimwe na rimwe, ukaza gukina umukino nk'uri utabafite, icyambere cyo morale iba yataka. Icyo ni icyambere kuko ni bamwe mu basore baba bizeye kuba uwo wizeye ko bagufasha ikintu icyo aricyo cyose, haba mwizamu Kwizera Olivier wizeye ko ari umwe mu bazamu meza yativangiye ngo akora udukosa tumwe na tumwe twa hato na hato. Umusore nka Sugira Ernest iyo yabyutse neza ashobora kuza agatsinda igitego gikora difference. Matatu nawe twaramubonye ntacyo atakoze muri ya mikino y'amatsinda nubwo bitasojwe neza, yihesha ikarita y'umutuku idasobanutse. Ku munsi w'ejo rero kuza gukina ikipe ya Rayon Sport idafite bari abasore mu by'ukuri byayihungabanyijeho akantu gato, ariko sinavuga ko ariyo mbarutso cyangwa se ariko rufunguzo rwo kuba yaratakaje ku munsi w'ejo. Ahubwo nkuko nakomeje kugenda mbivuga njyewe kugeza na n'ubu ikipe ya Rayon Sport ikibazo igifite muri dressing room yayo, igifite muri coaching staff yayo, ndetse ikakigira no muri côté discipline y'abakinnyi bayo. Nimba abakinnyi ba Rayon Sport bari kugaragaza imyitwarire mu by'ukuri idahwitse ku bakinnyi bakuze by'umwihariko, aribo bagaragaza iyo myitwarire idahwitse, ugasanga abana batoya nibo bagenda bagaragaza nibuza discipline cyangwa no kugira ishyaka ryo gutsinda, nibyo biri kugenda bigasunika ya kipe ya Rayon Sport ku musaruro mubi iri kubona.
babakinnyi b'inkingi za mwamba bakuru bazi icyo gukora bakabe bafasha ikipe nibo bari mu bagaragaragaho discipline iri hasi. Wenda Charles ntakunyuze mu ijambo usibye n'ibyo ngibyo nk'uko bivuze kuba aribo bari kugaragaraho discipline iri hasi. Ese nanone tubanze turebe Rayon Sport ya mbere abareyo uyu munsi wa none bashobora kuba bari kubabara bavuga bati Rayon Sport irimo iraduha ibyishimo tutakagwe kubona iri kudutenguha. Ariko ndagira ngo Eric dufate Rayon Sport ya mbere na mbere yuko Gibukasa ayizamo na mbere yuko Sadata yizamo na nyuma yuko Sadate ayivamo. Urwego rw'abakinnyi Rayon Sport ifite kuri uyu munsi ntago ari babakinnyi bo kuza gukompeta. Ninde uri buze kuza gukompeta? Ufite Ruvumbu hariya niwe mukinnyi ugaragaza ko byibura ari mature enough mu mutwe. Afite anagerageza no kugira inyota yo gutsinda na combativite mu kibuga babona n'uburyo bwinshi bwabonetse muri Rayon Sport urajya kureba ugasanga bwose toujours biba biragenda biturunira kuri uriya musore Ruvumbu ni uri mu creye uburyo ni ufite sharpness ara mu kibuga ushaka kuba yabona amanota ariko byagenda bigasanga bagenzi be morale ziri hasi. Yego wagira umuntu nka Sugira uzagira umuntu nka Mutatu uzagira umuntu nka Danyogo turaza kubigarukaho ibya Danyogo haryo ndi wari ukubise umusifuza ejo ninda ni Mutatu atari kuri bande touche ari kuri bande touche atari bunaki akose bande touche yayijeho yaravuye mu bafana aramanuka Mutatu ashaka kuza gukubita umusifuzi. Urumva uragira abo bakinnyi ubwo narimereye kuri Sugira Ernest uragira Mutatu umeza arcyo uragira Dirisa Danyogo udakozwe ibintu byo gusimbuzwa ntaga byumva rwose umutoza ahubwo ejo yaramusimbuje ahita agaragaza reaction itari nziza none wumva Anastase na Eric bimuviramo kubona carton jaune kandi yaramaze gusimburwa tayari ahita akuramo umwenda agenda abwira amagambo menshi umutoza atishimiye remplacement ikoze. Ni kikwereka ko rero buriya ikibazo gishobora kuba kiri hagati y'impande zombi abakinnyi na Mbukasa memu na delegation ya equipe ya Rayon Sport. Niba kugeza kuri uyu munsi wa none umukinnyi nka Danyogo asimburuzwa n'umutoza bakavuga ati sohoka hajye mundi ibi ngibi bijya gusa akontrere neza niyo muzamu wa Chelsea Ariza Baraga yanga kuva mu kibuga ngo hajye munde hajyemo Kabarero yego none se Danyogo ati we kocha uransimbuza gutya erererere sinshobora kuva mu kibuga nabwo gasohoka yijujuta. Ni ikikwereka ko imyanzuro umutoza afashe umukinnyi ntayemeye hari impamvu umukinnyi atemeye izo mpamvu ari zo usanga hanini ziri muri interine byavuga ngo akari mu nda y'ingoma akamenya n'uwayibambye yego rero biri muri Rayon bizwi n'abareyo kurenza uko twe nk'itangazamakuru cyangwa undi muntu ukurikirana football abizi ariko ntabwo wagira abakinnyi 4-5 bafite discipline ya ntayo umbwira ngo uraza kuza mu kibuga uje guhekwa na Bureze uje guhekwa nande na Prince watsinze igitego uje guhekwa na uriya musore wundi ukina muri defense na basajati bandi batandukanye na ba Kibungo bande bare ba Fidel mujyanama nibo bari gukina nibo ubona baba bafite ishyaka. Ikindi byongeye kufite Jean Vitali Worega habura ikingajye mu kibuga ngaho ni kurarwa ikipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo nyuma yaho yari itsinzwe na Kigali yirusha cyane ibitego 3-1 uko niko biba byifashe gusa no ku ruhande rw'abafana ba Rayon Sport nabo ku munsi w'ejo hari uko bayibonye. Abakunzi ba Rayon Sport by'umwihariko nkonje nkunda match wa Kirindinyo birababaje cyane kamemu ikipe yacu nka Rayon Sport y'uyu munsi ntago ari nk'imwe ya kera ibyo tubyakire ariko ikeneye imbaraga zacu nta bakinnyi twa dufite iyo udafite abakinnyi 5 cyane babiri b'ingenzi ariko byibura ntago Rayon Sport ariyo gutsindwa ibitego 3. Urabona nkanjye Marayika Shwanyabuza Marayika w'Abareyo iyo ikipe yari yo yose itsinze Rayon Sport iba yumva ko wenda yatwaye igikombe ariko ntago ari ko biri ubundi Rayon Sport niyo iyoboye football yo mu Rwanda uba twatsinzwe na Kigali nta birenze ni match ya mbere dukinye abakinnyi bacu bafite amaruje kandi twebwe nizeye ko igikombe tuzagitwara igikombe ni icyatsi igikombe ni cya Rayon Sport.
mwabyumvisha abafana ku ruhande rwa Rayon Sport ntabwo babyishimiye kandi birumvikana Rayon Sport yitameze neza nyine nuko bimeze abafana baguhitana ni ku munsi w'ejo rero Rayon Sport yatangiraga nabi gusa mukeba wayo ubihe byose ni APR FC ku munsi w'ejo Charles we nawe yarokotse ku munota wa nyuma atsinda ikipe ya Espoir igitego kimwe kubusa. Nibyo koko ejo shampiyona yakomezaga y'ikiciro cya mbere hano mu Rwanda raundi ya mbere mu makipe 8 amwe twavuze ko ari hejuru twakwita nka Champions League ashaka igikombe yaratangiraga raundi ya mbere ikipe ya APR rero yaje kubyitwaramo neza nayo ku munsi w'ejo ku hariya kuri stade mpuzamahanga ya Huye itsinda igitego kimwe ku busa ikipe ya Espoir nubwo yabonye intsinzi ariko ntago ikipe ya Espoir yayoroheye ikipe ya Espoir yarayigoye cyane kugeza ku munota wa nyuma ubwo ikipe ya APR nk'ikipe nkuru yakomeje igakurura igashyiramo imbaraga nyinshi bikaza kurangira ibonye intsinzi ku gitego cya Fitina Omborenga kuri kufura yarateye ariko ikipe ya Espoir ibibazo twayivugagamo ibibazo twavugaga mbere yuko no mukino utangira mbere yuko batangira no mikino ntago ariko byagaragaye ku munsi w'ejo kuri stade kuko yari ifite imbaraga nyinshi cyane yari determine yashakishaga uburyo bwose ihagama ikipe ya APR ariko nk'ikipe nkuru biza kurangira akagozi gacize nyine Espoir akagozi karacika APR FC yibonera intsinzi y'igitego kimwe ku busa birumvikana na Star twaravugaga ati ikipe ya Espoir nubwo ibirimo ibibazo ariko iyo ngo rwose hari ukuntu yitegura ariko ku munsi w'ejo navuga ko akagozi kacitse ku munota wa nyuma inota rimwe ku munsi w'ejo Espoir navuga ko yari meritaga nibyo inota rimwe Espoir yarari meritaga cyane rwose ugerageje ugeranije n'uburyo iyi kipe yari yitwaye mu kibuga cyangwa se mu minota ijya gukabakaba muri 90 yose ni ikipe bitandukanye nuko byavuga ngo ni ikipe ngo abakinnyi barya ubugari bw'imyumbati n'isosi y'ubunyobwa ariko twabonye bitandukanye nabyo nkuko umuyobozi nabyo yari yigize kubitangariza itangazamakuru abihakana avuga ati ayo makuru ntabwo ariyo APR ngewe rero icyo nayivugaho ntabwo ndabona ikipe ya APR abantu bagiye babivuga bati ikipe ya APR irakaze yaratsinze imikino ibiki hagusaze gutsinda Muhanga bine bingaho ngira ngo watsinze ubuse Espoir ntiyari ibirinde nimugoroba ni ikikwereka ko rishaka kuzahura n'indi ekipe hanyuma noneho iyo ikazaza isya itanzitse yo nase yo Omborenga ataza kuterera kuvura yego wenda gutsinda kwa APR ni byiza pe banarushije ikipe ya Espoir buriya umuntu yakurebye mu rushundura aba yakurushije ariko se bagiye kwitsinda bivuye he byari bigoranye bayitsinze bigoranye cyane ku munota wa nyuma rwose byari byakomeye ikipe ya Espoir yari yihagazeho ku buryo bushoboka bwose ariko nyine nk'ikipe nkuru kameme APR biza kurangira nyine ibonye amanota 3 nkuko abakunzi bayo ndetse n'abandi bakurikira umupira mu Rwanda baba babyiteze uyu wa mbere rwose twahari abafana nyuma yo kumva abafana ko rw'ikipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo APR abafana byari bimeze bite reka nabo twumve ko bakirire iri antsinze APR FC mwami wa Ruhago bayoboye amakipe uyobora shampiyona abafana twese tukuri inyuma muvandimwe Eric Nakimana ngewe kuba sinzi igitego kimwe Espoir cyokoze nemvuye kuri ikipe nayatatse ndayataka yibonye ku munota 80 na urugamba rurakomeye niyo mpamvu dukwiriye kwamwe tukizingiza twebwe ntabwo tuba mu bari ibitego cyangwa tuba ari saga cyagiriyemo tubara amanota 3 icyo dusabwa ni ugutsinda imikino yose tugatwara igikombe naho mukeba ndabona ahubwo araza kwibagirana sinzi kiraza kubaho nje ubyanyuye ni ukwikubita nk'idahari naho kuwa gatatu bo ngo ari kuvuga ngo ayise Kigali ngifite swade ngifite umunyamahanga ndabyembera abanyamahanga ni beza Anastazi na Charles murumva ko uyu wa mbere rwose twahariye abafana bati urugamba rurakomeye bati nyamuneka twahagarara tugakotana uraza kuza kumva Kenisa kubwira ngo imigozi y'igitagangurirwa iyo yiteranije hambira intare rwose ariko tukiri mu ikipe ya APR nabonye ko n'umuyobozi rwose w'icyubahiro yabaye ubutumwa navuga ati ubu ngubu nibwo urugamba ngo nta kudebeka nibwo urugamba rutangiye imikino yanyu narayikurikiranye yose mu matsinda ndetse n'indi mikino y'andi makipe timwarakinnye neza mwitwara neza ariko
kuri ino nshuro nibwo urugamba rutangiye rwo gushaka igikombe. aho rero ni ku ruhande rw'ikipe ya APR rwose ku munsi w'ejo nubwo byabigoranye ariko 3 barayabonye kuri uyu munsi rero muri ayo makipe ahatanira igikombe undi mukino umwe uza guhuza ikipe ya Bugesera ndetse n'ikipe ya Polisi. Mbibutse ko rutsiro rwose bitewe n'ibintu biri kubera hariya i Kongo aho ikirunga cya Nyiragogo Anastase kiri kuruka umukino bitewe nuko stade yari Rubavu niyo iri kwakira abantu bari kuva Kongo rwose birukanka bahungira mu Rwanda bitewe na biriya bikoma by'ikirunga byatangiye gusesekara ku mazu yabo wakabyarawe amazuku abakazi. Birumvikana rero umukino agomba kubera kuri stade Umuganda na Marine we warasubitswe isaha n'isaba tumenyesha muri shyira muri umupira w'amaguru mu Rwanda igihe uzabera wo tuzabibamenyesha ahubwo Anastase no twerekeze muri ya makipe ari kuhatanira no kutamanuka ari ku Rwanda rwose Rwanda Europa League ku munsi w'ejo nawe navuga hari umukino wabereyemo agashya muri iyo mikino. Ku munsi w'ejo ikipe ya Gasogi United yari ifite Kaneza Auguste yari ifite Ruganzu Prosper ariko yafashe ikipe ya Musanze itsinda ibitego 4-1 yamara ikipe ya Musanze niyo yari yafunguye amazamu bita biviramo n'umutoza Seninga Innocent kwirukanwa ku munota wa 63. Nebyo bitabiviramo umutoza Seninga Innocent kwirukanwa ku munota wa 63. Uti rero byari bihagaze biti ibintu ntago byari byoroshye mwaka byari umukino waberaga hari Bugesera perezida asunda bivuga gute koko urundi uragira uti perezida wa Musanze yamuhambirije ku mugaragaro umutoza harimo n'amadoze y'amacupa ariko ako kantu Eric araza kugakina ngo genda mwirukanye nankurikira mu modoka yanjye nagume mu Bugesera n'umugore. Amahirwe agize nuko atuye Bugesera naho ubundi ntiyari kungerera muri Kwastel no kuri match bakinyemo na equipe ya Polisi urabyibuka ubundi ngo Seninga Innocent ntiyagombaga kumujya inyuma ngo ntiyagombaga kunjya inyuma yagombaga gusigara kuko naramwihanangirije 1 2 3 4 5 mu rugo rwa Trump n'agasuzuguro haziyo kava. Kuri no nshuro nafashe icyemezo nka president ibyo kujya kurindira ngo komite yicare ngo dukore utunama n'uduki ntago mbireba kuri no nshuro foto abantu kajya kubamwesha. Ariko nubwo byakozwe gutyo hari abantu ku mbuga zitandukanye bagiye babigaya rwose bavuga ko Placide cyangwa Trump umuyobozi wa Musanze rwose atari bukoreshe iriya mvugo kuko buriya Anastase muri sport hari imvugo zikoreshwamo. Erega Eric buri wese agira reaction bitewe n'ikintu kibaye mu mwanya hari ibintu bikunanira guhita ubikontorora sibyo. Ariko nanone abantu baribaza uyu Trump reba Seninga nuzi ko yatozaga ikipe ya Polisi yavuyemo yagizwe iki agatama ntiyagiye mu ikipe ya Bugesera yavuye mu ikipe ya Bugesera bivugwa naho ko atagirwa inama ndetse yibasira na mugenzi wacu umwe mu banyamakuru ba SG wira kipe ngo yaramwingo ni wamwirukanishije ajya mu ikipe ya Etenseri ngo ahantu yagiye ngo abantu baramuzi ngo ahantu yanyweraga ubwo ni intebe babayizi ti ya ntebe yiwe yo mu nguna ahantu ni Rubavu. Etenseri yaramwirukanye n'ubu ngubu Etenseri ubwo yamwirukanye bitewe n'uza n'ubira cyamwishyuza amafaranga yisigayemo inda wasigayemo ndamafaranga Seninga asigaye amafaranga asigaramo amafaranga se Etenseri guteze miliyoni 2 guteze kubera ko yataye akazi amasezerano yavugaga ntago yacyubahirije none se yebeye ko ajya kujya mu ikipe ya Musanze yarataye akazi muri Etenseri ajya mu ikipe ya Musanze bamuzanye nabyo nuko bimugendekeye urumva ku mutoza rero nka Seninga twavuga ko rwose kariyeri y'ubutoza ashobora kuba ari kugenda yishyira akadomo arimo aragenda ayangiza mu buryo bukomeye. Urumva se uyu munsi niba wigishijwe tunyamuneka agera gutya ntubyumve
urumva wenda uraza ukajya none se nimba muri Bugesera bakubwiye ngo gutya na gutya ntubikore wajya muri Etincelle bigenze gutya wapi ntiwumve muri polisi bikaba byaranze none urashobora Musanze naho ni wabona ubundi wako kunywa hahise hanamugaragaza noneho aramugaragaje noneho haramutamaje yamugize ku Karubanda bamushyira ku ruganda ariko se afata umuntu icyambere akunda gatama ibyo urabizi wowe nyiri ikipe nawe uzi kukenga urumva nose umufashe ngo yagiye kugira inama abakinnyi kandi ugasanga imbere aho ngaho hari amacupa eske uzarenganya Seninga wagiye kunywa wasanga ari bya wenda wamenya wasanga ari bya bitekerezo se nuzi ko iyo bicaye imbere ya karakantu abantu ngo ibitekerezo biba biza buri kanya ku munsi w'ejo rero rwose Trump wakoze amateka rwose yirukana umutoza ku munota 63 umukino rwose unakiba maze Seninga cyakira ubutumwa rwose aramubwira ati nakubeta yo ahita nawe yigira gatebe aregama gusa nyuma y'ibyo byose ku munsi w'ejo hari byavuzwe ese Seninga yirukanwa ate Trump we yakwesheye imvugo Kenisi we nyuma y'umukino we yatangaje iki reka tubumve ubundi tugaruke birukanye ntajye muri kwasiteri twagize amahirwe atuye mu Bugesera asigaye n'umugore mu Bugesera ndabivuze nka perezida ngiye sinde umutoza ndariba Trump kuko umutoza nigeze avuga ko yatsinda Gasogi Trump niba yarabivuze he should be the first to resign namugira inama kenshi ariko bitewe urumva ikipe ni ikipe y'akarere bisaba kugira ngo tumanze tujye inama n'abandi bayobozi tujye inama yo gukora ariko kuri isa nta kujya inama mfashe umwanzuro nka perezida Seninga twamuze nka komite twamuze nk'umutoza tuzi twamuze tumukunze so ngira ngo ikigiye gukurikiraho tugiye gushaka ukuntu dushaka undi mutoza ntekereza yuko football itandukanye n'amagambo ariko nkabwira n'abantu yuko umupira uri mu bana rwose ndababwiza ukuri umupira ubu ngubu urakinwa n'abakinnyi bafite imbaraga ikipe y'Umusaze ni ikipe nziza ifite experience ariko ntekereza ko udashobora kuresista iminota 90 ndanayihanganisha bayida we nihanganisha n'umutoza ushobora kuba yirukaniwe ku minota 64 mu kibuga ariko ibyo byose ni pressure ya Gasogi mvuga yuko Gasogi yatanze isomo igaragaza yuko ahiri so yakabaye kubiri amakipe ari mu 8 ya mbere niyishimye ko Gasogi ntirimo yakabaye ubu ngubu nayahura n'akaga nk'ako Musanze yahuye nako ariko icyo mvuga nuko yari match nziza ndakubwira abantu yuko when the spider webs unite they can tie up a lion nukuvuga ngo iyo imigozi y'ibitagangurirwa yihuje ishobora kuzirika intare that's what ngo when a spider the spider wipe the spider what spider unite together urumva rwose ati rwose ya migozi y'ibitagangurirwa urabibona yadukorwaga ngo nuduzinga tw'amashanyarazi ndatubona turambye mbona n'urushishiro dushwanyaguza ruzajya basurebe ko rutababwa rukavamo rwiruka uwo rwose ni Kenisi rwose wigambaga kuri mugenzi we dore ko bose bahuje n'inuza mwamwumvise perezida se wa Musanze Trump namwumvise ngo ntabwo Musanze iri ku rwego rwo gutsindwa na Gasogi yamudishe nyine yamutukuye Kenisi atari n'amakipe ari muri yandi y'umunani n'iyidoge atubuye akaba arimo kandi koko ntabwo tubeshye Eric uyu Kenisi yanza kuba yarazamutse mu makipe 8 ahatanira igikombe amakipe yari kumwumva cyane yari kumwumva ubundi habuze gato Rayon Sport yari gusigara yari kuzihangayikisha rwose hanyuma ariko so uwo mukino wabaga muri kano gace kano makipe 8 ari guhatanira kuguma mu cyiciro cya mbere hari n'undi mukino ukomeye cyane ikipe ya Gorira yatsindaga ikipe ya Etincelle ibitego 4 byose ku bitego 2 urumva ko ikipe ya Etincelle ntabwo ikomeje koroherwa mu by'ukuri muri urugendo rwa champion y'icyiciro cya mbere uno mwaka by'umwihariko muri runo rugendo rwo kuguma mu cyiciro cya mbere itangiye nabi ubwo nayo ni ukutangira ikabara imikino isigaye nabonaga Gorira umuyobozi wayo kare yigambaga avuga ngo rwose ngahano ngari ngo ntabwo ari yakubiye kubari numwe na Kenisi ngo ntabwo byabaye fair nyine Kenisi we nuko wenda ijwi tutarangije navuga ngo ntabwo yahiriwe n'imisifurire rwose yaravuze ngo hari match ya Rayon Sport ngimwe ngo nindi ya Kiyovu akurumva nyine niyamata cyangwa niko navuga
rero ni imikino rwose ku munsi w'ejo yatanze ambiance. Kuri uyu munsi rero muri iyo mikino ana Charles yakomozagaho ikipe ya Mukura Victor Sport Elwazir aza kuba yakira ikipe ya Sunrise imanche ko wari umuriro ni hari Huye. Mukura iratsindwa tu Mukura irayisubira Sunrise uze kundebera kuri Twitter ya Sunrise ko squad yagezeho ndabizi ntago yahora tu none se no mukino wa Muhanga na Kiyovu wo urabona biri burangiye Muhanga na Kiyovu se yaka Kiyovu iratsinda ibitego bitari munsi ya 3 bitari munsi ya 3 Kiyovu amanotura yayihaye Kiyovu nyamara abona Muhanga yizukiye Muhanga sizukite ako Muhanga mu mikino y'amatsinda yatsinze ingahe mu mikino se nta numwe ifi yazifite amanota ngahe urakura fata ikipe ya Kiyovu yakomeretse n'intare iraho ngaho yasamye na Sabarobati ariko ngo Muhanga amakuru ari kuva ari Muhanga ati rwose n'ubutumwa nakiriye mu gitondo ati abantu b'Iburasirazuba sinzi ibindi bitangazamakuru bene bikorera n'ubutumwa twakire bw'umuyobozi mu Burasirazuba se urumva amaradiyo yose ngo bamaze ngo kuyishyira mu makipe amanuka sinzi ubwo bucukumbuzi bwakorewe ngo ari ku butumwa atanga ngo nuko ikipe igomba kuguma mu cyiciro cya mbere. Ubwo reka tubitegeze turebe kubonera kuri uwo munsi n'ubundi Gorira NDETSE byakinnye ejo byakinnye ku munsi w'ejo Gorira yarayinyagiye ibine byose kuri 2 mbonye hano bongeye bawusubijemo ariko birumvikana hashobora kuba harabayeho kwibeshya. Rero namwe rwose ubu imirongo ya telefoni irafunguye. Ese uyu munsi wa mbere wa shampiyona mwawubonye mute? Ese byabaye mwari mubyiteze? Ese APR gutsinda bigoranye mwabonaga nta mwabibonye mute? Rayon Sport gutsindwa kuri mwabibonye mute? Ubwo urubuga n'urwanyu rwose namwe mutubwire mukanya tweshyira muri basket.